Shalom shalom, amahoro y'Imana abe muri mwe. Muri kumwe na Pasiteri Emmanuel Nshimiyimana kuri channel Ubwiru. Uyu muyoboro nk'uko bisanzwe ni uw'amagambo y'Imana, amagambo yo guhugurana, amagambo yo guhumurizanya, amagambo yo gukomezanya muri uru rugendo. Ikaze mwene data, ikaze. Imana ishimwe cyane ko yabarinze kandi nanjye ikaba yarandinze. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Uyu munsi rero tugiye gutangira turaganira umutwe w'ikiganiro uvuga ngo impamvu isengesho ryawe ritazana impinduka. Ni iyihe mpamvu usenga cyangwa se ni izihe mpamvu usenga ariko ntubone impinduka mu buzima bwawe? Hari abantu benshi basenga buri munsi bagatakamba bakiriza ubusa, ariko ubuzima bwabo buguma uko bwari. Ese ikibazo cyaba kiri hehe? Imana se yaba yaracecetse cyangwa hari ikintu tarasobanukirwa? Uyu munsi tugiye kuvuga ukuri gushobora guhindura ubuzima bwawe. Niba uri wa muntu ufite inyota uvuga uti ndashaka kugendana n'Imana, ndashaka kubana n'Imana, ndashaka kumenya ukuri kandi nkakora ibikwiye. Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwa icyubahiro. Hari impamvu ya mbere ituma usenga maze ntihaboneke impinduka. Muri Yakobo ibice 5:16 haranditse ngo isengesho ry'umukiranutsi rigira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Bibiliya ntivuga gusa isengesho rifite imbaraga, ivuga isengesho ry'umukiranutsi. Hagomba kuba hari umuntu usenga. Hari isengesho ariko hari n'urisenga. Uwo muntu rero urisenga cyangwa ukwiye kurisenga ni umuntu witwa ngo umukiranutsi. Abantu benshi barasenga ariko ntabwo bashaka guhinduka. Barasaba Imana impinduka ariko ntibashaka kureka ibyaha. Barasaba umugisha ariko ntibashaka gukosora imyitwarire. Ibyo bintu rero ntabwo bihinduka, ibyo bintu ntabwo bikunda. Nicyo cyatumye Abayisiraheli batinda mu butayu. Ni ukubera yuko Imana yabajyanaga mu gihugu, Imana yarabwiye ko izabajyana mu gihugu cy'amata n'ubuki, ariko yabonaga nijyana Abayisiraheli ikabajyana uko bari bameze, kwari ukuba mu gihugu cy'amata n'ubuki hagiye gutura Egiputa. Kubera yuko Abayisiraheli bari bagifite imico y'Umwegiputa, bagifite imitekerereze y'Umwegiputa, bagifite imivugire y'Umwegiputa, bagifite imigendere y'Umwegiputa. Icyo rero cyari ikibazo cyatumye badashobora kugera mu gihugu cy'isezerano, igihugu cy'amata n'ubuki, kubera yuko byari kuba ari nko gutuza Egiputa mu gihugu cy'amata n'ubuki, kuko abo bantu n'ubundi bari bagifite Egiputa muri bo. Hari igihe rero natwe tugenda tugasenga tukagira gute, ariko mu by'ukuri imivugire yacu ari Egiputa, imitekerereze yacu ari Egiputa, imikorere yacu ari Egiputa, mbese turacyari mu bubata. Imana rero ntabwo ihindura ubuzima bwacu mu gihe twanze guhindura imitima yacu, mu gihe twanze yuko imitima yacu ihinduka. Isengesho ridaherekejwe no kwihana ntirizana impinduka. Impamvu ya kabiri ni ugusenga nabi. Muri Yakobo 4:3 haranditse ngo murasaba ntimuhabwe kuko musaba nabi. Hari igihe dusenga dushaka icyubahiro, dushaka kurenga abandi tukabaruta, dushaka kwiyerekana cyangwa se kugera ku byifuzo byacu bwite. Ariko isengesho nyaryo ni isengesho rigira riti data, si uko jyewe nshaka ahubwo uko wowe ushaka. Iyi intego yawe itari y'ubwami bw'Imana, isengesho ryawe rishobora kutabona igisubizo, kubera yuko ntaho rihuriye n'intego y'Imana, ntaho rihuriye n'icy'Imana ikeneye ko kiba muri iyi si. Imana itugirire neza cyane kandi Imana itugenderere. Impamvu ya gatatu ni ugusenga ariko ntiwizere. Mariko 11:24 haranditse ngo ibyo musaba byose musenga mwizere yuko mubihawe muzabibona. Abantu benshi barasenga
ariko mu mitima bavuga bati ahari ntabwo bizakunda. Rero isengesho ridafite kwizera riba rihindutse amagambo gusa. Kwizera si ukumva umeze neza. Kwizera ni ugufata icyemezo cyo kwizera Imana n'iyo ibintu byaba bitaragaragara, utabona aho bigana, utarabona icyerekezo cyabyo, ariko ni ugufata icyemezo ukizera Imana, ukizera ko igukunda, ukizera ko ifite imbaraga, kandi ukizera yuko Imana nayo yifuza kugirira neza, kugukorera ibyiza. Ni Imana y'urukundo, ni Data. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ntabwo umwana yasaba umubyeyi ifi ngo amuhe inzoka, cyangwa se ngo amusabe umugati maze ngo amuhe ibuye. Uwo ni Imana, ni Imana yivugaga, nayo yifuza kuduha ibyiza. Ariko rero natwe tugomba kumenya guhagarara mu nzira, guhagarara muri pozisiyo tuzahuriramo n'ibyo byiza. Imana ishimwe cyane. Impamvu ya kane ni uko igihe cy'Imana kitaragera. Mbese kuba igihe cy'Imana kitaragera. Umubwiriza ibice 3 umurongo wa mbere haranditse ngo buri kintu cyose kigira igihe cyacyo. Nubwo mu by'ukuri hari igihe usenga neza, hari igihe uba wihannye, hari igihe uba wizeye, hari igihe noneho wabikoze neza, ariko rero mu by'ukuri ugasanga igihe cy'Imana cyo ntabwo kiragera. Twibuka Aburahamu yasezeranyijwe umwana, ariko ategereza imyaka myinshi, imyaka 25. Yosefu yatangiye kubona byinshi bizaba mu buzima bwe, atangira kurota, ariko kugira ngo agere ku byo yarotaga, kugira ngo ibyo yarotaga bisohore, yanyuze ahantu henshi, yanyuze mu myobo, yanyuze muri gereza, mbese yanyuze mu bigeragezo byinshi kugira ngo abashe gushyikira iby'Imana yamusezeranyije. Imana rero ntabwo igitinze isezerano. Ibintu by'Imana iteka bizira igihe, biza bitabangutse cyane kandi bikaza bitanakererewe. Ni ibintu by'Imana. Imana ntitinze isezerano, ahubwo itegura umuntu mbere yo kugira ngo imugeze mu masezerano ye. Imana ikomeze itugirire neza. Impamvu ya gatanu ni ugusenga ariko ntukore. Mu by'ukuri gusenga ariko ugahagarara ukavuga uti reka nsenge gusa, ubundi ibindi nzabibona bigenda byikora. Isengesho ntabwo ari ikintu cyo gusimbuza inshingano. Hari abantu basengera akazi ariko ugasanga ntabwo barimo bagashaka. Abandi bagasengera ubukire ariko ugasanga ntabwo bashaka gukora. Bagasengera umuryango mwiza ariko ugasanga ntabwo bashaka kugira impinduka. Rero ugasengera umuryango mwiza ariko uwo muryango usengera uracyawufitemo agasuzuguro. Uwo muryango usengera uracyari umuntu wishyira hejuru, udaca bugufi. Uwo muryango usengera, mbese wowe nta mpinduka ushaka kugira ngo uwo muryango wawe urimo usengera, yaba ari umugabo wawe, baba ari abo mubana, yaba ari umugore wawe, baba ari abana bawe, ugomba kuberera imbuto, ukabereka uko abantu bubaha, ukabereka uko umuntu ukoze ikosa asaba imbabazi, ukabereka uko umuntu aca bugufiya. Mu by'ukuri ibyo nibyo byagombye gukorwa. Niba usengera umuryango wawe kugira ngo uhinduke, usengera umuryango wawe kugira ngo ube mwiza, nawe wagombye guhindura imyitwarire yawe. Imana iduhe umugisha, Imana itugirire neza. Isengesho ni urufunguzo. Isengesho rizafungura urugi, ariko rero nawe ugomba kuba witeguye, ufite imbaraga zo gutambuka ugaca muri urwo rugi. Imana ishimwe cyane. Niba rero ushaka ko ubuzima bwawe hinduka mbere y'uko usaba impinduka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wige kuzajya usenga ariko ushaka ubushake bw'Imana, atari ugusenga uzana ibyawe, kuko ibyawe uri umwana w'umuntu. Ibyawe ntabwo uzi ibizaba ejo, ariko Imana izi ibizaba ejo, izi n'ibyabaye kera utarabaho. Ubwo rero mu by'ukuri gusenga kwiza ni ugusenga ushaka ubushake bw'Imana. Icya gatatu ni ugusenga wizera, ni ugusenga ufite kwizera kandi kudashidikanya. Hari ibintu bituma Imana itagomba gushidikanywaho, ni urukundo rwayo.
kubera yuko iteka ishaka kukugirira neza. Ikindi ntabwo ari intege nke. Umwana w'umuntu ashobora kugukunda akagusezeranya n'ibintu afite imbaraga, ariko ugasanga za mbaraga ejo ntazo afite. Ugasanga niba ari umuntu ukomeye uyu munsi ari hasi, ugasanga niba naho ataba ari hasi ariko yarwaye, yagize intege nkeya, ibyo yakwemereye ntakibashije kubisohoza. Ariko Imana yo ntabwo ari uko imeze. Uko yahozeho kera na n'ubu niko ikiri kandi niko izaguma. Ifite imbaraga zihagije, nta gishobora kuyikoma imbere. Ishobora kugufasha rwose kandi ifite ubushake bwo kugufasha. Imana ishimwe cyane. Icya kane ni uko ugomba kwihangana maze ugategereza igihe cy'Imana. Ndakubwiza ukuri kizaba ari igihe cyiza. Ihangane, tegereza, komeza usenge, komeza ube hafi y'Imana, komeza wirinde ibyaha, komeza uhagarare mu mwanya wo guhura n'amasezerano yawe, komeza uhagarare mu mwanya wo guhura n'ibisubizo. Nturambirwe, ndabizi bizaba, ndabizi Imana izabikora. Hari byinshi cyane twagiye dusengera ndetse ugasanga bibaye warabyibagiwe ko wigeze gufata n'igihe cyo kubisengera, kandi ukanezererwa kandi ukabona biziye igihe, ugashima Imana. Nawe rero komeza usenga Imana. Ubundi rero icya gatanu ni ugukora icyo ukwiye gukora. Nubwo waba urimo usenga, ndagira ngo nkubwire ngo nta na rimwe amasengesho ntabwo asimbura inshingano zacu. Amasengesho ntabwo asimbura inshingano zacu, ahubwo amasengesho araharura, agafungura imiryango kugira ngo inshingano zacu zitambuke, kugira ngo inshingano zacu zikoreke neza, kugira ngo inshingano zacu zigire umusaruro. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha kandi Imana ikomeze ibane natwe. Reka nkwibwirire ikintu gikomeye ahangaha rwose pe, unyumve. Imana ntabwo ihindura ubuzima bwawe kubera amagambo menshi, kubera ko uri imisozi, kubera yuko wakoze ingendo ndende, kubera yuko wavuze n'ijwi rirenga. Hoya, Imana ihindura ubuzima bwawe kubera umutima wicishije bugufiya, kubera umutima wicishije bugufiya. Wibuke yuko Imana izamura abantu bicishije bugufiya, ariko abantu bishyize hejuru, ijambo ry'Imana riratubwira ngo abona birabamanura ikabashyira hasi. Niba rero uzi yuko uri umuntu udaca bugufi, uri umuntu wizamura, uri umuntu wibona, uri umuntu wishyira hejuru, ndagira ngo nkubwire ngo Imana nayo ni isezerano, yiteguye nayo kugushyira hasi. Yiteguye uko wizamura igushyira hasi, uko wizamura igushyira hasi. Birakwiye yuko twiga guca bugufiya, kandi tugaca bugufiya imbere y'abantu ndetse n'imbere y'Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo umutima uhindutse, ubuzima nabwo burahinduka. Murakoze cyane. Imana ibaha umugisha, kandi niba wumva ufashijwe n'aya magambo meza, mu by'ukuri ndakwinginze uyasangize abandi. Reka dusenge. Data wo mu ijuru, mu izina rya Yesu, ndagusabye ngo usuzume imitima yacu. Aho twasengaga nabi utubabarire, aho twashakaga inyungu zacu utubabarire kandi uduhindure. Duhe kwizera kutajegajega, duhe kwihangana gutegereza igihe cyawe. Mana nziza, uhindure imitima yacu kugira ngo ubuzima bwacu buhinduke, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Tuzongera guhura vuba. Amen.